Mu ishyamba ryuzuyemo ibimera bitoshye, hari inyamaswa yihariye itandukanye n'izindi. Ni inyamaswa rwose yitonze, yuje ubwenge kandi ifite ubushobozi budasanzwe. Ni uruvu rwihinduranya amabara. Ariko se waba uzi uko uruvu rwabayeho? Kandi se ni iki gituma rwihinduranya amabara mu buryo butangaje? Igice cya mbere tugiye kurebera hamwe amateka n'inkomoko y'uruvu. Abashakashatsi bavuga ko uruvu rwabayeho kuva mu myaka miliyoni 60 kugeza ku ijana ishize. Rwatangiriye mu gihugu cya Madagascar, igihugu kizwiho inyamaswa zidasanzwe. Niho rwahereye rukwirakwira muri Afurika, Aziya no mu birwa byo mu nyanja y'Abahinde. Uruvu ni inyamaswa y'inyamasusurane cyangwa se reptile mu ndimi z'amahanga, rumwe mu muryango witwa Chameleonidae. Nubwo rwabayeho kuva kera cyane, kugeza n'ubu rukomeje gutangaza isi yose kubera impano yarwo idasanzwe yo guhinduranya amabara. Mu gice cya kabiri tugiye kurebera hamwe uburyo ruhinduranya amabara yarwo. Iyo urebye uruhu rw'uruvu ubona nk'uruhu rudasanzwe, ariko imbere yarwo haba habayeho ibitangaza byinshi. Uruvu rufite utubuto duto tw'amarangi twitwa chromatophore n'utundi twitwa iridophores. Izi cells cyangwa se uturemangingo twatwo dukorana n'ubwonko. Bikorana n'ubwonko iyo uruvu rwishimye cyangwa se rutinye cyangwa rufite ubwoba cyangwa ruri mu rukundo. Icyo gihe ubwonko bwohereza ubutumwa mu marangi maze ibara rigahinduka. Icyatsi kibisi gihinduka umutuku, umutuku ukaba ubururu, ubururu bukavamo umuhondo. Byose bikaba mu isegonda rimwe gusa. Tugiye kurebera hamwe impamvu ruhindura amabara. Abantu benshi batekereza ko uruvu ruhindura ibara kugira ngo biyoberwe n'abarurwanya, cyangwa se abarurwanya ntibamenye aho ruri. Ibi ni byo, ariko ntabwo ari byo gusa, hari n'ibindi. Iyo ruri mu rukundo rugaragaza ibara ryiza cyane. Iyo rutinyitse rufata ibara ryijimye cyangwa se ritukura. Iyo rukeneye kugenzura ubushyuhe rufata ibara ryijimye, rufata ibara rijyanye n'igihe. Rimwe rikabasha gufata ubushyuhe, ubundi rigafasha kuryorohereza. Mu magambo make, uruvu ni umuhanga mu guhuza amarangamutima n'ibara ry'umubiri. Tukaba tumaze kurebera hamwe impamvu uruvu ruhinduranya amabara. Igice cya kane tugiye kureba imiterere yihariye y'uruvu. Amaso y'uruvu ashobora kureba mu byerekezo bibiri icyarimwe. Ibyo bituma rubona byose, naho izindi nyamaswa zigitekereza aho ruri. Ururimi rwarwo ni rurerure inshuro zirenga 2 z'umubiri warwo. Iyo rubonye akantu gato nk'umubu, rugasama mu bice by'amasegonda maze rukakarya ku buryo udashobora no kubona ururimi rwarwo rujya kugafata. Uruvu ni urugero rw'ukuntu umuremyi wacu yarenze ubuhanga bw'abantu. Mu gice cya gatanu tugiye kureberera hamwe uruvu mu muco. Mu mico myinshi uruvu rwakunze gufatwa nk'ikimenyetso cy'ubwenge, kwihindura cyangwa kwitonda.
ariko ahandi rufatwa nk'urwo kwitondera kubera ukuntu rwihinduranya ibara mu buryo butunguranye. Ariko mu by'ukuri uruvu ni inyamaswa itwigisha isomo rikomeye, nko guhinduka rimwe na rimwe ariko ari bwo buryo bwo kubaho. Uruvu rwihinduranya amabara ni icyitegererezo cy'ubuhanga bw'ibinyabuzima. Ni inyamaswa idutera kwibaza byinshi ku buryo isi yaremwe, ubutungane n'ubwenge budasanzwe. Ese wari uzi ibi bintu ku ruvu? Subiza mu bitekerezo hasi maze ukurikirane urubuga rwacu rwa Inzozi n'Ukuri, aho twiga amateka y'ibintu bitangaje byaremwe n'Imana. Murakoze.